Alo, Yes, bite sheri? ni byiza. Amakuru yawe se? Meze neza nawe. Nanjye ni sawa. Iri ute? Ntiriwe neza. Ntabwo ushatse kuva kare? Nsanze wambuze fone yanjye nta muriro nari mfite. Mm, Okay. Naragize wenda ni ikindi kibazo. Aya nta kindi kibazo. Ariko umeze neza. Tumeze neza ntareba inama. Nanjye ni sawa ko nyine hari ikintu. Ufite umwanya mu byo twaganiraho? Ufite akanya mu byo twaganiraho? Nari nkeneye kugira ngo tuganireho akanya gato. Gute? Ko ndakubwira, ufite umwanya se tuganire? Mbona ntabwo. Urawufite? Buriya sheri njyewe rero urabizi ko tugiranye igihe kirekire kabisa dukundanye si igihe gitoya. Ariko rero buriya hari igihe ndibaza ngira ngo umwaka urarenga ariko hari ibintu byinshi na byinshi umuntu aba agenda abona nyine ukabona bimwe byo kwihanganirwa ibindi tibyakwihanganirwa kandi tibyankanga yuko uri umudiyasipora wenda ngo mbe nareka kukubwira ibyandakaje ngo wenda ngo nibwo tukomeza guhorana nawe. Nonese ni biki byabaye? Sheri buriya njyewe nagaye cyane kuba papa wawe ari akagara. Mana yanjye. Nonese niba papa ari akagara, ibyo se ari aho bihuriye n'urukundo rwacu? Ibyo se hari aho bihuriye wowe kurumva ibyo bintu mbwira byumvikana? Nonese ibyo kandi bije gute? Ibyo rero nibyo bituma njyewe numva kabisa mu rukundo nabivuyemo kabisa. Njyewe ku mutima kubwira ngo nta kantu usigarije ku mutima kabisa. Nonese uri bunziza amakosa ya papa? Kandi nakubwiye ngo tibinkanga kubera ko uri umudiyasipora wenda ngo nuko uri hanze ngo nirengagize ibintu byambabaje ngo mpfe kukuzana. Njyewe nkubwirije ukuri kose kuko njye ibintu byo kuvuga guhera igihe namenye yuko papa wari akagara njye nahise numva kabisa urukundo rumvuyemo pe. Oya ntabwo ndi kukubwira ngo bibabarire kubera ndi umudiyasipora, ahubwo bibabarire kubera urukundo. Oya sheri njyewe buriya rero nkubwiza ukuri ibintu byinshi bagenda bavuga ibintu byinshi kandi hari n'ibyo bagendaga bavuga nyine nkumva nyine ni ibintu biri aho bisanzwe. Ariko ni ukuri kose kandi nkubwije ukuri mvuye inyuma nkubwiye yuko ngiye kuva namenya kiriya kintu muri njyewe tukindimo kandi ubimenye guhera uyu munsi namba yanjye uyibloke cyangwa se unayisibe ive muri fone yawe. Oya ntabwo nabasha kukuburoka, basi mbabarira. Ntabwo nakubabarira? Mbabarira we ntumburoke. Nonese ibyo by'akagara bije uruki? Ese ubundi we niba utari akagara uri iki? Njye nditwigwaneho ndi M23. Uri kumva sheri? Mbabarira basi njyewe ibyo ngibyo sinza mbimenya. Ntuzi ubimenya. Ikibazo si ukuvuga ibaze kumva ngo njyewe nayanje ngo mfite data bukwe w'akagara. Urumva ibyo bintu byazagarukira mu bantu urumva byumvikana gute kuvuga ngo gire data bukwe wanje w'akagara? Akose ibintu byambabaje kabisa. basi mbabarira. Oya muri njye nkubwire ngo nta mutima w'imbabazi mfite, ntabwo mfite kwisubira inyuma, ntabwo mfite kwigarura kandi wumve nahereye nkubwira karesi ngo nuko uri umudiyasipora nushaka ubu waranguriye indege none ari gusubiza. Umbwire n'amafaranga wanyohereje yose nyakohereze yose nyagusubiza. Amafaranga yo ntayo ushaka kubera sinayakohereje mfite kuyakwaka. Ahubwo icyo kubaza niba papa ari akagara, none se akagara ni abapfu rero ni ababembe? Gusa natwe tubaye abanyamoko.
abo ngabo bose bahuje umugambi umwe bose kuko ntabwo bose ntiwomenya ngo ni ngo Umupfurero na Mayimayi, Akagara na Mayimayi bose ni bamwe. Rero sheri, ibintu byo kuvuga ngo njyewe tubane, njye nakubwiye ko muri njyewe nahanaguye n'amafaranga yose wanyohereje ko ndakubwira ngo yose umbwire yose, nutanayambwira njye ndayazi nyaguheze. Ese nakubwiye ko nshaka amafaranga. Kubwire kuko njye rero ndateze kuzitwa umukwe w'umugabo wa Kagara. Njye ibyo rero guhera uyu munsi. None si biki? Nakubajije Akagara turi abanyamoko, turi abaki? Wimbaza byinshi nakubwiye kandi sinshaka kugusobanurira inshuro nyinshi. Ugenda ubaze papa wawe impamvu yabaye Akagara. None se mbabarira umbwire nico nziza cyabura andi makosa nagukoreye basi mbabarira. Tarindi kosa nje nawe urabizi kuko kuva twavugana ko tugomba kuzobana nje nawe urabizi yuko tutigeze dukosana n'ikintu na kimwe, ariko nje ikintu cyatumye kimara imbaraga mu rukundo kuruta byose, cyatumye mvuga ngo dushwane nje nawe nkureke, sino gushwana, cyatumye mvuga ngo nkureke ni kubera ko papa wawe ari Akagara. Iso rero niyo wakugambaniye mu bukwe bwawe bwanje nawe. Iyo papa watakugambanira ntiyari kuba Akagara. Wabyumvise? Kubabarire se ugenda ubwira iso azokavemo, namara kukavamo ico gihe uzoze kumbwira. Nikikumenyesha rero ngo kubabarire, nikikumenyesha nkubwiza ukuri, rino joro ndarara nshatse uwundi mufiance, ntabwo mfite kuzosubira kubana nawe, ubyumve ko byarangiye. Umve, nta mwanya muremure ngifite wo kuvugisha. Nakuvugishije, nakubwiye icyo nashakaga kukubwira, ahasigaye bye. Je nawe kwa heri, dutandukane. Nuzonagira igihe ukazino, nituzaza tuja guhurana nawe, uzoza uciriya nanje nciriya, tuzahore duhungana nje nawe ntitugahura. Niwe turi kuvugana cyabura n'undi muntu. Nimba atari njyewe rero n'uwundi. Nuko rero bimeze, njye nakubwiye ngo guhera uyu munsi sinkiri isheri wawe, tukiri isheri wanje. Mbisubiyemo, sinkiri isheri wawe, nawe tukiri isheri wanje. Kuraje kunzana amaso zo y'Akagara. Umve, sinaje hano ngo ngutere imbabazi cyangwa ngo ngutere imbabazi. Ugenda umenye yuko papa wawe niwe watumye njyewe nawe tutabana. Kandi numvise amakuru kuko na mama wawe amushigikiye. Guhera uyu munsi nje nawe, papa wawe akiri Akagara, wibagirwe ko ndi sheri wawe. Birarangiye kandi sinzongera kuguhamagara. Birarangiye, reka nagukupe. Ndakubloka nimara nte namba yawe nyizima. Ntabwo nukubabarira, narangije.